datwe kari kanyishe neza neza simago none ubwo ibintu byose birangiye aho wamakanya nanjye nkagira ikintu nikorera dukaduka sinzi ko nsaba urushya kuko sa ubu muri uru rugo wenda gukunda cyo mu gikari cyangwa ujye mu cyumba cyawe oya nshaka kuja kuyogoshesha ku muhanda akazi wakarangije aribyo mvuyemo aho ubonye ubushuhe nsohokanyera nese wakuye mu cyo gikoti cyawe genda wambaye umupira ushaka kujya ku muhanda oya iri koti nje ngomba kuja ndaryambara haba mu misaba mu mazi haba mu mvura ibihe byose kubera ko wari uri kurikorana akazi ntabwo ari ngombwa kurijyana hanze ngo ryanditseho si ngo ryakuranwa akazi gusa ntabwira birimo oya icyo nta kibazo kirimo ibyo kwagushesha nta kibazo uzi se Salon yerereye byibuze ubu nabajyaga kugura umugati buri munsi nkayoberwa ahantu bagushagara narahabonye ni hafi na haratuguraga imigati ariko rero nabuja nta mushinga mushaje mfite mba nkubwiye noneho washiriwe noneho nsa ariko ntaho nabita nkubwiye bareka naga mukutaga kwezi cyameza ngaye mutajaga gusenga sibyo jewe ubwanje azashaka bino abantu bino basengaga noneho namara kubashaka nuko kose nyine mukagenda gute aho wabuze icyumvira kumva ngiye ikintu nagusaba uretse utekereza ubwonko buri mu kazi ndi gutekereza naho si ibi bihaha warangaje ibyo ntabwo biri mu kazi ni ubwonko gusa ndashaka abantu bino bashaka gusenga noneho bakaturangira ahantu basengeraga nanjye nawe tukaja gusenga nta kibazo ntahari tuzajya tugira nta kibazo undi mushinga umva uwanjye nanjye ufite mukuru wanjye ese hano muri Kigali udukaritsiye twa hano twose uratuzi oya urinde kumenya ufite mukuru wanjye uba ahantu bita Nyamirambo ahantu nyine mu bane bacangamutse ndahumvaga abantu barahavuga bati Nyamirambo bose urumva ni umukire yari yambwiye umuzamu we yaragiye ngo niba namubonera umwana mwiza namushakira umukozi niba hari uwo wandangira wambwira cyangwa se kandi wahemba n'amafaranga kubye nk'aya nyicuri cyangwa mu kwihera ujye gukorayo none ugenshaka umukozi w'umukobwa uzi ukusiga uranye ngako kandi ngira ngo ujye guhemba oya mubaze nje kuba umuzamu ahandi hantu nuko ahaza no kuri mpamvu reka kubwira umuntu wambonye abaga yatomboye zari icyaha wari wabona nakoze ngo banyanditseho icyaha runaka ntacyo nakoze mushinja nese we mushaka promosiyo ariko izo promosiyo zirananya nawe umuntu w'inzobe banaga nanje urukara rero reka mbite kinike ubwo umusatsi wagogoshe ntacyo genda bakogoshe sawa none se ufite amafaranga yo kwegoshesha ndabigira amafaranga sinagabura yes abandi ba nta kibazo ubanguke ariko yego sawa Anyway.
cyane. Bukomeye. Karibu. Nyogosha ndakogosha n'ubundi nibyo ndimo. Reba hari inyogosho umuntu abaga afite igisunzu kizamutse kigeze ino hejuru. Cyane rwose. Nk'izo niba muzigiraga rero niyo nshaka mu gihe. Iyo nyiguterekeraho. Ariko si cyo gisunzu ndagikure ko umuntu ntacyo ufite. Uyu uragihimba ta umadikeho n'utuntu biryohe ku buryo nanje ndaba nk'umusitari. Oya kudushyiraho twadushyiraho umusatsi wayo warakuze ari muremure umuntu agahita shyiraho undi musatsi byakunda ko wawe ntufatika ku buryo narashyira. Mbese ntaho wanyogosha insajya. Sa ko kuba uwo ku ruhande ariko se hano ko ntawe. Cyangwa wewe nyine nawe uri umwogosha. Ubitese n'igikora bijana ndabyemera. Undi we. Samukiza wawe wicaye n'ingofero wayikuyemo. Noneho ngakogosha. Shanyogosha mwana. Mwikira none nguru kugira ngo imisatsi zimenekeho. Uretse mbanze igire iyo ndi mu kirori naho uzuru kubona ko bitagamba mwiza ndi mu kirori. Oya n'ubundi. Reba gara amatabo. Se wowe. Noneho rero uze kwitonda kugira ngo ibintu bize kugenda neza utazana ibintu byo kuvuga cyane utasangana nagutonze nabi cyangwa nkaguhembeka. Ntaco bitwaye. Ura kogosha n'ubugeni bisanga umuntu abatuje mu mutwe yiyoroheje na umuntu agiye ubuseruka kogamo rya ariko ngo narimo ifumbire. Wowe kubikube ku buryo nyine nawe urabura ukogosha nk'umuntu ugize ku Girese ngende kogosha ariko ndi kubona wagakwiye kuba wabanje mu mbere yo cha buretse nze nkwereke murabe ibintu kanje kuyogoshesha handi. Oya kuyogoshesha handi ntago ari cyo ndi kuvuga nta. Nese wanyogosha ukareka kunsebereza umusatsi. Oya ikibazo nabo ndi kugusebya. Umusatsi ni uwawe ndi kuvuga. Ariko se kwa wawe ni ngombwa ngo ugirire umwana. Ariko ogosha ibyo urogosha. Ndi nakeza we. Gira. Sani mashino nyogosha. Nakeza. Hano se turi muri Miss Rwanda. Wowe ikiza. Mashini yanjye siba yishyize. Noneho ukuntu ibintu bimeze urumva. Mashini yanjye ishobora kuza kukurya wihangane. Oya da. Kunja. Oya nyine bigivuga cyane nagiraga ngo itagukanga. Nabona yari igize ngo imashini yawe iragira. Mashini nakumva. Tangi bikize ka. Bogosha. None si ibintu byo tugiye mu kwirwamo gutya cyangwa wanyogosha wa mugabo. None ariko ndi kujya kukogosha nkagusetsa. Nganyogosha. Kisawa. Nize kutari bwongeye gusetsa. Oya. Ikaru. Kisawa. Ogosha. None sirika nkubaza. Ubundi mu buzima busanzwe ntabwo ujya wiyogosha cyangwa kogosha ahangaha yakogosheje. Ndiyogoshesha. Se ni ibintu bisekeje kukogosha. Ngaho ogosha none nabaye umuntu umugabo. Sawa. Ubundi mugana umuntu ungana nawe ni umuntu ugisetwa n'imashini. Bizi se? Nawe umbwire. Nyine nawe ubyibaze. Sawa. Nizere ko none ibintu ntarandagezaho imashini. Wogira. Woki. Umva none umubwira urumva woyishyiremo ko noneho wasinziri unahumiriza. Urumva ibintu byose ntabwo ujye ukunda nko kuririmba wenda ushaka karimba utera kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Sawa gate hejuru kandi morale hejuru kwagiye. Nigitanga nigitanga. None se iyo ndirimbo habamo hihihi. Wowe tera indirimbo ukomeze uririmba. Ari ndabizi uraza kubikora. Ndi kubanza kugira ngo ngogoshe gake. Urukunyira igita cyane nawe. Ukosha. Abandi bamenye ubukiri gitwa bahe munsi y'ikirenge cyangwa mu kwa. Ariko wakogosha. None gwabaye nk'insinga. Nose si wowe sinakubwiye ngo ujye ukarabamo woro. Zaje ndagogama. Noneho ubutaha. Urumva ubutaha uzagira. Urumva uzafate aka gasatsi ukazana hano tukagukorera tugushyiramo amawevuzi. Urayazi? Amawevuzi? Ntago nzi. None se amawevuzi uzi ni twa tuntu tuba tugiye nyine dukasemo gutyo. Tw'abasirimu. Utwo nanje nkatugira. Kabiri bayishyize hera. Kabiri rihe. Ko ingiri kujabuka do.
sawa makabiri sawa noneho uguze ukuntu bimeze jya kogosha hano nsigaho gake nk'uko nyine bakogosha umucongo wawe umeze nk'uwabizo ariko ku buryo abantu nzaje ndambaranira ngofero yanje bagahita babona ko niyogoshesheje uzajya uyihengeka niyo nama nakugira kabisa ariko ushaka mugabo uragora umuntu ubwo wisetsa nk'abana oya urumva buranje ibintu byo kwiyogoshesha ni nk'aho ibyo nkoraga gusa manze unagure gusa twagiye tukujyaho uri kureba ko ntabwo amatama ganje gahise garingana se ubundi izi rinete zo zirimo uwuhe muti kutajya uzikuramo si uri kureba ko ntabwo amatama ganje gahise garinganira ubundi wowe ko wanze ko ngushyiraho urukore wanze ko nyigushyiraho ngo oya rorera kuryango biri rorera n'umugabo uti ese ubundi reka ngo ubundi ufite imyaka ingana jewe imyaka zanje mbaga nziza rozi imyaka zanje ngenda ko wambaye ibintu utagiye kukoza mu mutwe genda bakoze mu mutwe nduranyuze gendemo hariya wowe barakugura gusaba mo bakoze abaga hari n'umuntu roza undize Charakiriya. Uyapani nihanagure biki se kandi oya no kugira ngo imyenda yawe idatoha hanyuma wegame wadufasha ukakuramo rinete kugira zitaza kubangama koza mu rinete zanje kandi nzambaye se oya ngaho nawe icara neza se n'uwegera imbere umutwe wawe nyine wumvigemo umutwe gwegamye guregamye oya ntabwo wegamye se n'uwegera imbere ubundi umutwe ujyemo hano si buretse ago mazi wagarurera ngakaraba mu rugo oya nta mukiri uva muri iyi salo rwose utamwogeje mu mutwe ihangane ntabwo ndi butindire buri no kwigira ngayigamo neza ariko mfite ubwoba nta bwoba n'isi biteye ubwoba niba icyo nshizeho ni isabune uje urambwira icyo uranshiraho umbwire nagira icyo nshiraho ntumbwire ibyo ni ibiki wongeyeho ni isabune nyiri gusiga wanambwira uti ndacasiga isabune ariko ibyo ni ibiki ni isabune niyo aracari isabune se koza mu mutwe kugira ngo imisatsi ishiremo neza ariko rero hano muzaza n'icirori ku buryo umuntu muzaje mukuba ari kureba ukuntu muri kumukuba tukagishyira hejuru se mwareba ahantu mugishira ku buryo umuntu azaje arireba mu mutwe oya kwireba mu mutwe niba tuzabwira bosi buri ibyifuzo by'abakiriya ari ngombwa bibaga bigize aho rorororo ntabwo ntabwo mazi gari kungwaho sashyushye se ari ikibazo garashushe nta n'ibyo nari ndi kumva kiriya nawe urakaza utese utumvaga amazi ko ashyushye kandi ibi rero iriya iwacu aha kugira ubone bagukarabije nk'uko ushaka kwiyoza kwihanagura nta mazi nabonye mu mazi haze hano tunongeramo n'isabune ya kabiri umuntu akanoga akanoga neza ntabwo tujya dupfubya umutwe
ariko si ibi nta bagabo babikoraga ni mpaka umukobwa ese uwo mukobwa wamubwira ngo aze gukarabya mu mutwe yabimenye umuhungu ntabwo yapfa kubimenya abahungu nanje ahubwo nzabyiga nje ndabyigisha abandi bakobwa biriye iwacu nk'ubu nka Mukamana akaja arakuba abantu biriye iwacu ba Sitanisirasi baze Sitanisirasi bari kumukuba muri gura mutwe no Sitanisirasi agira ngo umutwe munini gura byinde gukaze nira hose zigashira nanje bura nta nkunda umutwe guri mu mwanda umuntu agomba kujaja arakaraba kuko bakiriya b'umusanze batajya baboza mu mutwe mu bigenzi oya bati simusanze ko mugeraga ngo ntahashaka ndamuyore ese ubwo mwogera iwanyu nje mvuze aho tujaga kuyogoshesha aho mujya mugera rero ujya muri salo ya magi oya aho ubwo wasanga